Inkuru yacu itangiriye ku mwana w'umukobwa wari wicaye hanze ku gasima k'inzu y'iwabo, arira, ababaye, afite agahinda, yuzuye amarira menshi ku maso. Nibwo namwegeraga, mubaza impamvu ababaye, mubaza impamvu ari kurira, mubaza impamvu y'ako gahinda. Mu kunsubiza, yansubije ambwira yuko mama we wari umaze iminsi kwa muganga arwaye arembye, yaraye apfuye. Akibimbwira, natunguwe no kumva icyamurizaga, kuko agahinda ko kubura uwo wakundaga, agahinda ko gupfusha, karemereye cyane. Nahise numva impamvu y'agahinda n'umubabaro namusanganye, ndamuhumuriza, ngerageza kumwiyegereza, ndamureka ararira kugira ngo byibura aruhuke. Mu minsi mike yakurikiyeho, twese inshuti n'abavandimwe twifatanyije n'umuryango mu gushyingura umubyeyi wabo. Wa mwana w'umukobwa watangiye inkuru yacu arira yitwa Elise, ari mu kigero cy'imyaka 12, atangiye ubuzima bwo kubaho na mama we na musaza we w'imyaka 9 witwa Leo, basigaranye na papa wabo gusa. Imyaka yarashize indi iraza, Elise yaje gukura, ubu ni umwana w'umukobwa uri mu kigero cy'imyaka 30. Elise yakomeje atubwira ko mama we amaze gupfa, ubuzima bwe bwahise buhinduka bwose. Avuga ko bidatinze, mu gihe kitageze no ku mwaka, papa we yaje gushaka undi mugore. Ngibyo byaramubabaje cyane, ariko nta kintu yari afite cyo kubikoraho. Yumvaga uwo mugore ugiye kuza, uwo mugore papa we ashatse, ari nk'aho agiye gusimbura mama we. Uwo mugore wundi papa wabo yari ashatse, yaraje barabana. Avuga ko akihagera babanye neza, yabonaga ari umuntu mwiza. Ariko ntibyatinze ngo mu buryo nawe ntazi niba ari amakosa yakoraga nk'umwana, nazi icyabiteye, ngo uwo mugore wa papa we yatangiye kumwanga. Ntiyakomeje kumukunda nk'uko akiza yamukunze. Ngo byatangiye rimwe na rimwe amubuza kujya ku ishuri. Uyu munsi akajyayo, ejo nasubireyo. Akajyayo umunsi umwe, indi minsi 2 ntiyige. Cyangwa se ngo yava ku ishuri agasanga nta biryo bihari, nta biryo yamusigiye. Cyangwa yamubwira ikintu gukora, yamutuma ahantu yagenda, ngo papa we yataha akamubwira ko yamutumye agatinda. Kandi kuko ngo uwo mudamu byabaga bimubabaje, papa we yahitaga afata Elise nk'umubyeyi akamukubita. Elise ngo yakomeje kuba muri ubwo buzima igihe kinini. Ngo ariko inkoni zaba iza mukase, zaba iza papa we, zikomeza kwiyongera. Ngo yageze aho yumva inkoni zimurembeje, agera ubwo yumva atakibashije kubaho hantu. Ngo ishuri yaje kurivamo burundu, kurya ntiyarakirya, yaryaga rimwe na rimwe, imyenda yaramusaziyeho, inkoni ari nyinshi. Ngo ibyo byose byamuteye agahinda mu mutima. Yakibuka ko yari afite mama umukunda, mama umuhangayikira, ngo akumva biramubabaje. Ngo yanareba akabona papa we nta kimwumva, nta kimukunda. Papa we yumvaga gusa ibyo uwo mugore amubwiye, we yabaga atakoze neza. Ngo papa we yaza, yakumva ibyo bamubwiye, nta no kumubaza, akaza kubita. Kandi ubwo nabwo kuko yari umwana, ngo nabwo yabaga yiriwe ku nkoni, uwo mugore wa papa yabaga yiriwe yamukubise. Yiriwe yavomye, akagerageza gukora ibyo yamubwiye gukora, ngo ariko n'ubundi papa we yataha, akamubwira ibyo atakoze neza. Ngo kandi ngo uburyo yabimubwiragamo, yamubwiraga nk'umuntu wababaye, niriwe ntesha umutwe. Yego wenda narawumuteshaga, ariko nukuri mbabwije ukuri, ntago nari nkwiriye inkoni nakubitwaga, ntago nari nkwiriye inzara nicishwaga ku myaka yanjye nari mfite. Nari nyiri umwana. Yego nakoraga amakosa, ariko sinari nsobanukiwe cyane. Nari mfite ubwenge yego, ariko sinari nsobanukiwe cyane ibintu nakoraga uburemere bifite. Nyuma naje kwigira inama, ariko iyo nama nigiriye yaje gutuma mfatwa ku ngufu.